sobanukirwa ukuri. Twongeye kubaramutsa inshuti bakundwa mukunda ijambo ry'Imana, tubararikana none ngo tubane no muri uyu mwanya. Ni muri cya kiganiro cyacu sobanukirwa ukuri. Nge ndi mwene so Ntakirutimana Emmanuel. Mbere ko mbabwira insanganyamatsiko y'uyu mwanya, ndabasaba aho muri mwubaha Imana maze dusenge. Urakoze mugabo w'amahanga, udutije uyu mwanya ngo twige ijambo ryawe, bana natwe twigishe kandi n'ababyumva uha imitima yabo gukabakabwa, twisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga itegeko rya 5, wubahe so na nyoko. Ngiyo insanganyamatsiko yacu. Amategeko 10 nk'uko muyazi, urufatiro rw'ingoma y'Imana, kuyumvira akaba ari umugisha, byanditse muri Yesaya 48:18, kandi Imana yadutegeka ikaba ko ari kutugirira neza yose muri rusange, ariko iyo bigeze ku itegeko rya 5 byo biba umwihariko. Ryanditse mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 12, ahavuze ngo wumvire so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Muri iri tegeko harimo isezerano ryo kurama ritaboneka mu yandi mategeko. Ibyo ndetse intumwa y'Imana Pawulo mu Befeso igice cya 6 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 2 yabisubiyemo ngo bana mujye mwumvira abavyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye, bubahe so na nyoko. Iryo ni ryo tegeko rya mbere riri mu isezerano kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Pawulo yarabishimangiye, nubwo amategeko yose kuyumvira biba umugisha kuri twe, akaba ari twe tubyungukiramo, kuyasuzugura tugahomba n'ingaruka zikatugeraho, ariko bigeze ku tegeko rya 5 biba umwihariko. Kumvira abavyeyi ni ryo tegeko ryonyine ijambo ry'Imana ryabitoboye rishyira mu isezerano, wumvire so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Kandi birumvikana, uwakugiriye ku gise akagutwita amezi 9, uwaguhahiye akakwigisha mu ishuri, uwugukunda urukundo rutagira impinduka, uhora asenga ngo azapfe mbere utamutanze gupfa gusiga imusozi, uwo wakunguka ntagire ishyari, ugutunze ku mutima kugeza ubwo banavuze ngo wapfuye iyo atari kureba, yakubwira ko yari yabimenye bitewe n'isano n'amaraso muba mufitanye. Uwo ugukunda atyo ni ukuri Imana yagenye ko uramutse utamwumviye ngo mwubahe ngo munezeze, ntabwo warama, uburi igikenya, iminsi yawe yaba mikeya ku isi. Iri tegeko rero riri mu isezerano. Yenda icyo turi butindeho nuko Pawulo avuze ngo bana mwumvira abavyeyi banyu mu mwami wacu. Ibirasobanuye ngo dutegetswe kumvira abavyeyi muri byose bitanyuranye n'ijambo ry'Imana. Ikintu cyose badutegeka, ikintu cyose badusaba, ikintu cyose batubwira kitanyuranye n'ijambo ry'Imana, dutegetswe kucyumvira. Niko kajambo kavuze ngo mu mwami. Ntabwo bivuze ngo bumvire bagutumye kuroga, ntibivuze ngo bumvire bagutumye gusinda no gusambana no kwangana. Oya, ni mu mwami. Mu by'umwami Yesu yakwemera byose bagutegetse, tugomba kuba abambere mu kumvira abavyeyi. Muri iri tegeko ni itegeko rireba buri wese, yaba ari umwana nk'uko tubisomye ngo bana, yaba ari n'umuntu ukuze ariko ugifite abavyeyi, yaba ari n'umuntu ushaje ariko ugifite abavyeyi. Abavyeyi ni abatware, ni abami batajya bava ku butegetsi kugeza igihe cyose batakiri ku isi. Kandi mu gitabo cyitwa Ihamya ry'Itorero umuzingo wa 226 ku basoma Icyongereza, 82 ku basoma Igifaransa, iryo tegeko ribwira abavyeyi ngo igihe cyose ngo abana ngo bakiri munsi y'igisenge cyawe, mbese babayeho ariko ari weho bishingikirijeho batezeho amaramuko, ngo bazakumvire byanze bikunze. Umuntu ntakarye ibyawe ngo anywe ibyawe, yambare ibyawe, igishoro ari we gitezeho, none ngo agusuzugure, yange n'Imana yawe, ayandagaze, akora ibigayisha, kwambika isoni muri rubanda.
nurangiza urekere iyo uyamanike nk'igihugu cyafashwe, uyamanike nk'aho utakigira ubushobozi n'ububasha, nta mpamvu nta zindi mpamvu. Ibyo ntabwo byemewe, ngo igihe cyose bakiri munsi y'igisenge cyawe bazakumvire. Noneho iri ni ryo tegeko rireba rero umwana, rireba umuntu ukuze, rireba n'ushaje ukigira ababyeyi, rireba umukire, rireba n'umukene. Iri tegeko twese ritureba kimwe. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi bari gusobanura uyu murongo wo mu Kuva 20, Icyongereza ni urupapuro rwa 308, haranditse ngo icyubahiro ababyeyi, icyubahiro tugomba ababyeyi ngo ni icyubahiro kidakwiye guhabwa undi muntu wese ku isi. Imana yakibageneye bonyine. Noneho ngo kuko Imana ngo mu myaka ya mbere y'ubwana ngo yafashe ababyeyi ibashyira mu mwanya wayo imbere y'abana. Iyo abana ari bato, mu kuzamuka mu icyo gikuriro cyo kurirwa no kwerekerwa, umubyeyi abahagaze imbere yabo ari mu mwanya w'Imana. Niyo mpamvu rero ijuru ryabonye ko ari ngombwa kutwandikira ngo tujye tububaha, kuko nababa bari gukora bakorera mu mwanya w'Imana. Tugomba kubakorera ibi bikurikira. Tugomba kubumvira no kubagandukira, ngo ariko ntibibi byo gusa, ngo ahubwo tukabazengurutsa n'umurunga w'urukundo n'impuhwe. Ababyeyi ugomba kubasura, ugomba kubaganiriza, ugomba kubataramira, ugomba kwicarana nabo mugaseka. Uko duhora twirukanka bitewe n'ubuzima, kuri bamwe ari ubuzima koko, ku bandi ari ukutanyurwa no gusiganwa ku byo abandi babatanze kugeraho. Ukirengagiza ababyeyi kugeza ubwo bazicwa n'irungu, ahubwo ugashimishwa no kubashyinguza indabo n'amasanduka ahenze barazize kutabahaye umwanya. Iri tegeko riragarutse riravuze ngo mubazengurutse umurunga w'urukundo n'impuhwe, bababone, mwicarane, muganire. Bitera ababyeyi kurama. Ndetse ngo iyo bazengurutswe n'abuzukuruho, byanditse mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, ngo bararama mu buryo budasanzwe. Ikindi dusabwa kubakorera ni ukuborohereza imitwaro yo mu buzima. Ibi birasobanuye ngo tuzabaha amafaranga abarye, tuzabagurira uburiri bwiza baryameho, tuzabambika ibibafubitse imbeho barambe kuko imbeho irasazisha, tuzabashyushye, tuzabagaburire neza, tuzabahe isuku, tuzabatuze heza. Muri bije ukora y'ubuzima bwawe ugomba gushyiramo n'umubyeyi wawe. Nibyo bivuzwe ngo ni ukuborohereza imitwaro yo mu buzima. Ntakikorera ibiro yikwereraga agiye kuguhahira ukiri inshuke. Barumuna bawe ubwo urangije amashuri ukaba wabonye akazi keza, barihire, nawe yarapagashije arakurihira. Hari n'igihe abana bajya bavuga ngo amafaranga ngo ni duke, ngo bampembye urusenda, ngo akazi karabuze, ngo akazi k'ubu nta kigenda. Nyoko na so barakuriye ugera aho ugeze, bona kwandika ntibabizi, nta kazi bari bafite nk'ako ushaka. Ubwo wize noneho ku mayeri bakoresheje bakakugezaho, shyiraho n'agashuri wize nawe uzayakoresha urihire barumuna bawe, nabo barwaneho bagira ubuzima bwiza, kuko nicyo bakubyariye. Reka mbabwire ko iyo umubyeyi akwishyuza ibyo umukorera, iyo ahagaze hariya afite amakene agukeneye ngo umukorere, aba ari kukwishyuza nicyo yakubyariye. Noneho icya kane, ugomba kwita ku cyubahiro cyabo. Kwita ku cyubahiro cyabo muri iyi minsi y'imperuka, aho ubugoryi busigaye bugiye kuruta ubwenge bwinshi, tujya tugira abasore babibona ariko bafite n'ubuswa, kuko si iby'ubwenge. Yakora ibirori bikomeye, birazamwa abakomeye, baricara ahakomeye, akareba se watambitse ibirenge, akareba se wazanye ubukoyo, imisaya yahombanye, bitewe no kumuruhira ariko umucira inshuro. Nuko akavuga ati uyu ntabwo ndahamujyana, akajya gutira. Ubwo umunyazi icyubahiro cyari kimukwiye. So ntatirwa, ni wowe wenyine wakubyaye. Uramutse upfuye none niwe wenyine icyuma cyanyura mu nda biri automatique byikora, nta wundi basangiye icyo gise, kuko niwe wakubyaye wenyine. Iso ntatigwa, urahiga uzite ku cyubahiro cye. Hari n'abandi bajya batinya kubitirirwa. Nuko ise yajya kumusura, najyaga mbibona na kera, ise akamwita umukozi w'iwabo, ahubwo agahimba undi utari se, akavuga turiya ntabwo ari papa, n'umukozi wacu ujye uturagirira inka cyangwa uhinga amasambu. Nuko ari wese iso ntatirwa, iso ntukamutinye, uruwe. Noneho hari n'abandi batinya kubageza aho heza, aho abandi baririra kugera.
akavuga ngo sindahamugeze, uzahamugeze ahicare bahamubone, bajya bavuga ati ariko karagasaza kageze hariya gute muri iriya hoteli kari kicayemo gate, muri biriya bikomerezwa kahageze gate. Bazajye basubiza ngo hari umuhungu ukomeye niwe wari wahamuraritse, ntukajye utinya kumugezaho aho nawe ngo ahagere, kuko ibyo bijya bituma arama. Noneho hari n'abahungu iwabo bamubaza ngo iwanyu ni he, kareba inzu y'abandi yo ku gasozi ati ni hari iwacu, ya yindi yabo y'ikigonyi agatinya kubivuga, ariko aho niho iwanyu. Kandi izo soni ugize ni iz'ubusa, ahubwo nibikubyaremo ubutwari, wigira isoni zo kuhavuga. Ahubwo niba hakurambiye bintwari, uburare, ubwirirwe, urikeshe, ugira ibyo ugeraho, uzabazahure ubageze mu mwanya mwiza. Noneho ikindi nuko ugomba kubabera inkingi n'umuhumuriza, cyangwa se ukababera urwishingikirizo bageze mu zabukuru. Ibi nge mfatira urugero kuri Yesu, muzabisoma muri Yohana 19:25, igihe yari ari ku musaraba yenda kunogoka ngo apfe, kandi urumva ntabwo byari byoroshye, ariko ngo yatekereje nyine ngiye gusigara wenyine mu mubabaro. Mwibuke ko Yesu yari yarabyawe ari ikinege, ariko muri urwo rugo abamo kwa Yosefu harimo abandi bana babyawe n'undi mugore. Bakeba rero ntabwo bijye bikunda kuba byiza iyo hatari umwuka wera n'ubupfura n'urukundo. Yesu arabitekereza ko nyine agiye gusigara wenyine mu mubabaro, ngo kare abitegura kare, ngo afata intumwa Yohana ngo akajya yihoza mu gituza, ngo icyuya cya Yesu, imico ya Yesu, urukundo rwa Yesu biragenda byinjira muri Yohana. Nubwo yari mwene nkuba, ahinduka umuntu mwiza cyane w'urukundo, nabwiriza iby'urukundo. Ubwo yari ku musaraba rero abwira nyina Mariya ngo mubyeyi, ngo dore umuhungu wawe. Yamwerekaga Yohana, abwira na Yohana ngo nguwo nyoko. Nuko amujyana iwe. Iyo Mariya niyo yasaziye, niho yabaye ubuzima bwe bwose. Urumva ko kare kose Yesu yari yarategaririje nyina mu rwego rwo kubahiriza iri tegeko rya gatanu. Bazasoma igitabo cy'ubivuzwe byose, urupapuro rwa 756 mu Gifaransa, ni icyigisho cya 78, niho banditse ngo uru rugero Yesu yatanze ngo kwita ku mubyeyi we, ngo akamara imyaka irenga 30 ngo avunika akoresha amaboko ahahira urugo rwabo ngo rufashe, ngo ruracyarabagirana agaciro karwo ngo kugeza ku binyejana byinshi. Abantu bose bakunda Imana kandi bafite ubwenge bashyira mu gaciro ntibazabura gukunda ababyeyi babo. Kandi iri tegeko ntiribura no kudutegeka kumvira n'abandi bose badushinzwe mu kigo, ku kazi, mu buyobozi, abagabura. Iri tegeko rirabidutegeka. Noneho iri tegeko kutaryumvira biherekejwe n'umuvumo, umuntu ntaramo. Mu gutegeka kwa 2:21-18 keraho bari barashyizeho n'igihano cy'ako kanya kiboneshwa amaso, bavuga ko uwasuzuguye se na nyina bamutera amabuye. Nuko byanditse. Noneho mu Migani 20:20 haranditse ngo uvuma se na nyina ngo azazimirira mu mwijima w'icuraburindi. Hari n'abajya babiba bakigabiza ibyabo bakumva ko nta cyaha. Muzasoma Imigani 28:24 haranditse ngo wiwase cyangwa nyina yarangiza akavuga ngo si icyaha, ngo ni mugenzi w'umurimbuzi. Iri tegeko rero uretse no kuba gukunda Imana ari byiza, bizatuma duhabwa ubugingo buhoraho, no kurisuzugura bituma umuntu agerwaho n'umuvumo. Turakwiye no kuwuhunga nubwo tutaba dukunda Imana. Ngaho ndabasomera agatabo kitwa Akiri inararibonye umugabane wa 2. Page ni icyigisho kivuga iby'abasore babiri bane bapfuye bakurikiranye. Abantu bibajije icyo bazize, ngo basanga burya nta kindi bazize, ngo barasuzuguye iri tegeko rya gatanu. Nyuma ngo babibwiwe niba ari uwa nyina yari yarabandikiye, ariyo nsorezaho nsoma, niba ari uw'umubyeyi w'umupfakazi watawe n'abana be yanditse agiye gupfa. Uyu mubyeyi yaragiye gupfa azize umukeno n'irungu, kuko yaherutse abyara aranarera, ariko ntiyigeze atuma cyangwa ngo abonere ubufasha kubo yabyaye, ku buryo yibazaga aho abandi bahera bavuga ngo yibyaye ikimasi bayicunguye amarago, kandi ngo indi ndene ebyiri, ndinda mama na ndinda mwana wanjye, cyangwa ngo urukwavu rukuze rwonka ibyana, we yasanze ahubwo barubaga vuba na bwangu inyama zarwo zitarabiha. Niko kwandika yandikira abana be agira ati, bana banjye, ngiye umubyeyi wanyu narumiwe Mara, mbandikiye nifuza kubasangiza uburemere bw'agahinda kansika, ntewe no gupfusha abahagaze, ubu kakaba kangejeje ku ndunduro, ku bugijwi mwumva ari ryo gusezera. Bana banjye, nabareze ndi umwe muri 5, murakura murubaka mu 10, ngira n'abuzukuru, ariko mwananiwe kunyitaho ndumwe kandi narabashoboye.
mwanyicishije inzara n'irungu, ndituma nditura, nicwa n'umuruho kandi mbafite. Ibyanjye natanze mbaha igishoro ngo mube abantu, nizeye ko muzabikuba, nta na kimwe mwampaye. Ndibuka weho nanga abandushya mfura yanjye, ukuntu natanze inka n'amasambu ngo wige, nkasigara ncira barumuna bawe inshuro, ku buryo barumuna bawe mutazirikana ntibamwarana mutibaza, banyurira ko ari wowe narunzeho ibintu, akaba ariyo mpamvu bantaye, babitewe nuko ntacyo wamaze, nubwo nabona bitangiye cyane. Bucura bwanyu nzigira we, ntashaka no kumva izina ryanjye rivugwa. Ubu ndi umutindi inyuma y'abandi, kandi ngwije umuryango usa n'udahari. Bakazana banjye, abo bahungu mwishimira ni njye wababyaye, ndabarera ndabaremera, ngira ngo nimurugeramo muzanyitura. None ndavigwa ndarabutunda, nturamye nkabyuka nturumbuka, njya njogotwa ameza yanyu yuzuye, singira icyo nikinga, mwebwe mwakindikije mwanigirije. Nubwo ngeze aho mutewe isoni no kunyitirirwa, ariko burya ni njye mukomokaho. Isabukuru yanjye itandukanye n'iz'abandi, kuko ikirori cyayo ni ukuva mu munsi navutseho. Yobu 3:10-18. Singishaka kurama. Yobu 7:16, mbitewe namwe. Ubu nshenguwe n'umubabaro wo kubabona mupfuye mukenyutse, muzize itegeko rya 5 mwanze kumvira. Nzaba nkiriho cyangwa ntagihari, ariko niyo maherezo, kuko ubugome nk'ubwo ntibuzakurikirwa n'ubuhoro. Ngaho nimusubize agatima impembera, muramire ibisigaye, nkiriho mbababarire kandi mbaheshe umugisha, amazi atararenga inkombe. Ninjye nyoko bukwe nubwo munyita mabusa, undi kuri cya gise cy'uwabyaye nabi kijyana umwana akuze, utazize urubyara azira urushako, nge nziza urubyara ari rwo mwebwe, musigara amahoro, yari umubyeyi wanyu bakunda, narumiwe mara. Rero ntabwo turenza aha, ariko muri iri tegeko rya 5 ni mubyumve, mubimenye ko dusabwa kuryumvira, kuko Imana ibitegeka, ni n'inyungu zacu no mu isi tuzarame, tuzabone n'ubugingo buhoraho. Imana iduhe gukangukira iri tegeko mu izina rya Yesu, amen. Banukirwa ukuri.